ni wowe buzima bwanjye, ni wowe mahoro yanjye, ganza mana yanjye, singizwe uvugwa ibigwi, ababyeyi baguha impundu, ni wowe buzima bwanjye, ni wowe mahoro yanjye. witwa Joshua ari kumwe n'undi yitwa Christophe. Kristu wongera uvuze ako kantu ariko bari gutekereza ko kari kuva ahandi hantu. Joshua curanga hanyuma wumva akantu Christophe ari kuvuga nimba wakumvishije. Ya turi kumwe na Joshua, turi kumwe na Christophe, hanyuma tukaba turi kumwe na Amani Solange Bebe Kamuzinzi. Nkuko musanzwe mubizi tuba turi kumwe mu mwanya w'ijambo ry'Imana, kandi nta kindi nta yindi gahunda. Joshua, tuba turi kuvuga Yesu wenyine. Cyakora ari nkanjye mba nararangiye kuvugwa, ari nkawe biba byararangiye kuko ibigwi byanjye n'ibyawe n'iby'undi ntabwo byamara iminsi 5. Ariko Yesu agenda bamushyashya mushyashya mushyashya. Impamvu tugenda tumugarukamo kenshi muri iki kiganiro, kubera ko impamvu tugaruka kuri Yesu nyirizina, abantu muri iyi minsi twagiye twigishwa ibijyanye n'amatorero n'amadini kurusha kubwirizwa Yesu, ku buryo usanga umuntu nyine afite imico y'itorero n'idini runaka ariko atarasobanukirwa Yesu fresh ngo amumenye, amenye ko Yesu ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Hariho kugeza n'uyu munota hari abantu bazi ko bazajyanwa mu ijuru n'idini, si bagihari se? Ariko twe twamenye neza ko Yesu ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Niyo mpamvu twafashe icyemezo cyo kumuvuga kenshi muri iki kiganiro. Turi kumwe na Joshua, ni umuririmbyi, turi kumwe na Christophe, ni umuririmbyi, turi kumwe na Bebe, ni umwigisha w'ijambo ry'Imana. Tuba turi kumwe umunsi ku wundi, hanyuma tutarakira ijambo ry'Imana reka baraho ngo bongera bakozeho gatoya ku ndirimbo, hanyuma Bebe ahita akomeza mwanya w'ijambo ry'Imana. Nzagusingiza, nzakubyinira, kuko ibyo unkorera Yesu ni bitangaza. Nzagusingiza, nzakubyinira, kuko ibyo unkorera Yesu ni bitangaza. Ni wowe mugenga wabambye Yesu, ngo ndindi ubuzima, nzagusingiza. Ni wowe mugenga wabambye Yesu, ngo ndindi ubuzima, nzagusingiza, nzagusingiza, nzakubyinira, kuko ibyo unkorera Yesu ni bitangaza. Umwanya mwiza duhaye kugira ngo twumve ijambo ryawe. Urakoze kubera ko buri muntu wese umuhaye uburyo bwo kugira ngo yumve ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo iri jambo rigire icyo rihindura mu mitima y'abantu bakurikiye iki kiganiro, kandi rize kugira icyo risiga mu mitima yabo. Nta kindi tugarutse kuvuga wowe. Turagusabye kugira ngo wowe abe ari wowe winjira mu mitima y'abantu bose, hanyuma abantu bakeneye agakiza ubahereza agakiza, kuko agakiza gafatika ni Yesu Kristu. Turagusabye kugira ngo ubane n'ugiye kuvuga iri jambo, umukoreshe iby'ubutwari, ko dusenze twizeye izina ryawe, amen. Hanyuma natwe tugiye gukurikira ijambo ry'Imana, nyuma turete tugaruka turirimba za ndirimbo we celebrate, tugaruke turirimba rya joro ya Joshua nyuma y'ijambo ry'Imana. Kari mu bye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Abahungu ba dore barakogaragiye noneho uyu munsi.
ntabwo cyabura nyuma y'izi ndirimbo nziza zisingiza nyagasani ndabona mwateguye byacitse bikira mariya yezu ikirugu byose ni ukuri prince wakoze kuzana aba bahungu beza ba yezu Kristu yezu akuzwe bavandimwe noheli nziza kandi turi muri mudu ya noheli turi muri mudu umwami wacu yavutse turi mu byishimo ejo twiriwe mu byishimo ntabwo ari ibyishimo by'imiceri n'inyama n'amafiriti ni ibyishimo by'uko twibutse uburyo umwami wacu yaje adusanga n'ibyo kandi birajyana iyo umuntu yishimye akora umunsi mukuru uko ubishoboye utabishoboye ntibikubuze gusingiza imana kubera ko utabonye ibyo byose usingiza imana kuko wabonye agakiza usingiza imana kuko wabonye ibirenze ibyo byose bidashira nta yindi vanjiri turi busome turasoma ivuka rya yezu muri matayo 1:18 dore uko yezu kristu yavutse nyina mariya yari yarasabwe na yosefu mu gihe batarabana aza gusama inda ku bubasha bwa roho mutagatifu yosefu umugabo we wari intungane kandi utashakaga kumuteza urubwa yigirira inama yo kumusezerera rwihishwa igihe yari arakibizirikana umumarayika wa nyagasani amubonekera mu nzozi aramubwira ati yosefu umwana wa dawudi witinya kuzana umugeni wawe mariya kuko yasamye ku bubasha bwa roho mutagatifu azabyara umwana azamwite yezu kuko ari we uzakiza umuryango we ibyaha byawo iyo niyo ntego ya yezu ibyo byose ariko byabereye kugira ngo huzuzwe ibyo nyagasani yavugishije umuhanuzi ati dore umukobwa w'isugi agiye kuzasama inda maze azabyare umuhungu nuko azamwite Emmanuel ariko byo bivuga ngo imana turi kumwe haleluya se hari ikindi ijambo ry'imana ririsobanura nta nubwo riba rikeneye ko umuntu arivugaho byinshi hari n'igihe tubivuga tukabivangavanga tukaritobanga kandi rifite umwimerere waryo mwumvishe ko yezu aje mu buryo budasanzwe mu buryo bwa roho mutagatifu azanywe n'iki ngo uwo ngo niwe uje gukiza umuryango we ibyaha byawo ninde ukiza ibyaha ni imana hari umuntu ufite ububasha bwo kugukiza ibyaha keretse imana yawe yakuremye niyo yonyine ifite ububasha bwo gukiza icyaha kuko yo izirana n'icyaha yo ni nyir'ubutagatifu abatazi rero impamvu yezu yavutse abatazi ijambo agakiza icyo bisobanuye ni ugukira ibyaha iri sezerano nyagasani yari yararisezeranyije abana ba Isiraheli aribo batwebwe uyu munsi muri Kristu Yezu twese turabavandimwe turi umwe kuva umwana wa muntu acumura kuva Adamu na Eva bacumura yari yarabasezeranyije ko azabahereza agakiza yagomba gushaka inzira ituma yongera kugaruka muri Edeni mu buzima bwacu Edeni uyu munsi ni ubuzima bwacu Imana yarabuze inzira hari hariho barriere yitwa icyaha yagomba kwiyaranja rero kubera ukuntu dukunda tumaze iminsi tubisubiramo igashakisha inzira zose zishoboka kugira ngo itugereho icyiza cyose gisaba igitambo nshuti yanjye niyo wacumuye bisaba gusaba imbabazi nacyo ni igitambo kuko gusaba imbabazi ntabwo ari ikintu cyoroshye no kubabarira ntabwo ari ikintu cyoroshye nabyo ni igitambo Imana rero yashatse igitambo iri ubwayo yigira ubusabusa iza kuvukira mu mwana w'umukobwa ukiri muto cyane nawe utarasobanukiwe ibyo bintu byari byose n'igihe ugiye kubyara wamukiza koko wa wundi imyaka yose basokuruza bari bategereje n'igihe ugiye kumubyara iri hirwe ringezeho ndinde ndumuja wa nyagasani ibyo uvuze bingirirweho ndabona na prince yamuteguye hano Bikira Mariya nyina wa Jambo Jambo wahozeho Jambo waremye byose byaremwe nawe Bikira Mariya zikibeho uyu ni Bikira Mariya w'ikibeho bagerageje kumushushanya uko yaje ariko abamubonye bavuga ko afite ubwiza burenze abazungu burenze abirabura burenze aba-asiatique donc ntago wabasha kumushushanya bapfuye kugerageza uyu ni nyina wa Jambo rero waje atuzaniye Jambo Prince Roho Mutagatifu yakuvugiyemo rwose yakuvugiyemo kutuzanira nyina wa Jambo bijyanye n'uyu munsi
Bikira Mariya niwe wemeye ko agakiza kamunyuramo kugira ngo katugereho, tumubwire merci mama. Yarakoze, yemeye kuba inzira. Byari biryoshye kwitwa nyina w'umwami, akitwa umwamikazi, ariko en même temps biragoye, biteye ubwoba kwitwa nyina w'umucunguzi. Kugira ngo aducungure niko agomba kunyura mu bubabare. Ndetse n'umuhanuzi Simeoni yarabimubwiye, ajyanye umwana Yezu mu hekaru, aramubwira, asingiza Imana ko abonye agakiza, ati sezera umwana wawe. Natwe buriya dufite agakiza twabwira Imana ati dushatse twataha. Arangije aravuga ati nawe Mariya, inkota izakwahuranya umutima. Ibaze uracyari ku kiriri n'umubebe wawe nyuma y'iminsi 8, bahise bakubwira inkuru nk'iyo. Ariko nubwo Bikira Mariya yari asanzwe abizi, ariko babimusubiriyemo kugira ngo yongera byibuke, in case yabyibagiwe nubwo atabyibagirwaga. Buri segonda yabagazi ko isaha irimo kugenda yegereza yo gucungura mwene muntu, kandi azi icyo bisaba. Ntago yabyemeye par hasard, yagomba kubyemera azi n'ikimutegereje. Ese twebwe Nyagasani dushaka, turavuga Nyagasani turahari, cyangwa turambwira toya mwami wanjye, ibintu uri kunsaba ntago mbishoboye, bicishe hirya nanjye ndimo. Hari byo niyo mpamvu dutinya no kuvuga ngo ubushake bwa Nyagasani butubeho, kuko ntago tuzi ubushake bwa Nyagasani icyo bisaba. Bisaba sacrifice. Ariko iyo wemeye ubushake bwa Nyagasani, Roho Mutagatifu ajya duha no kubwemera, kuko nyuma yabwo turagororerwa. Bikira Mariya yaciye mu nzira igoye cyane yo kubona umwana we w'ikinege akubitwa, atukwa, yambika ubusa, ruriya bupfu rwose bamuhindanyije. Ariko yagororewe iki? Kuba umwamikazi w'isi n'ijuru, kubera kwihangana. Nta kindi dukwiye kumwigiraho, tugiye kumusaba kwihangana no kwemera ubushake bwa Nyagasani. Yezu akimara no kuvuga, nta nubwo Bikira Mariya yagize umwanya wo kwenjoyinga umubebe we. Herode yatangiye kumuhiga. Ariko mbere yaho abakiriye agakiza n'abandi n'abanyabwenge. Umunyabwenge ninde? Umukire ninde? Abangaba bari abami b'abanyabwenge. Bagize gute? Bumvisha iyo nkuru, bagenda babaririza, bashakisha, ndetse bashaka umwanzi Herode. Herode abyumvisha arahungabana. Wewe wabandi yari umwami w'isi, yumva ko havutse undi mwami, avuga ati uyu muntu aje kunyambura ingoma yanjye. Nyamara hari abantu batugirira ishyari, cyangwa tukabagirira ishyari, twinjira muri programme yabo n'Imana tutayizi, et pourtant ntago baje kuturwanya, ahubwo baje kwiyungana natwe. Iyo Herode asobanukirwa agakiza kariko, ntago yari guhiga Yezu, kuko ingoma ya Yezu n'ingoma ya Herode ntaho byari bihuriye. Ariko yarahungabanye nk'umuntu, yumva ko haje undi mwami, kandi byari byaranditswe. Yasiganuje abanditsi be n'abahanga biwe, ati ibintu byavuzwe byari harya byavugwaga iki? Ati baravuze ati i Bethlehem niho hazavuka umukiza. Arababwira ati mugende munekere, nimumenya aho yavukiye muze mumbwire. Burya tujye tumenya n'amakuru dutanga. Ariko iyo ufite inyota y'agakiza, Roho Mutagatifu aragusanga. Aba bantu ntago bari babisobanukiwe, wenda bari no kugaruka kuko bakaza kubwira Herode amakuru. Ariko kubera inyota y'agakiza bari bafite, baragiye koko inyenyeri irabayobora ibagezaho ku kirugo aho umwana yavukiye. Barangije basinziriye, bamutura ibitambo biryoshye, ibitambo bisukuye. Nujya gutanga, ujya utanga ikintu ukunda, apana gukuburira umuntu akenda kashaje nawe wumva wahaze. Nujya kumuha, jya utanga unezerewe, kandi utanga icyo ukunda. Bamuhaye ibyo bakunze nk'abami, bamutuye zahabu, bamutura ibintu bitangaje. Imana ireba ya nyota dumaze iminsi tuvuga mu nzozi, aravuga ati rero ntimusubire muri ya nzira, kuko umwanzi ashaka kwica umwana Yezu, muca ahandi. Iyo dufite inyota, Roho Mutagatifu aradusanga. Baciye iyindi nzira, Herode arategereza, araheba, ariko bimwanga mu nda. Muri za nzozi nanone Nyagasani agenderera Yosefu ati hungisha umwana kuko Herode arashaka kumwica. Ibaze abamama murabyumva cyane, kuko iyo umaze kubyara uba unaniwe cyane, uba urushye. Wenda Bikira Mariya yabyaye mu buryo butangaje, ariko nta nubwo yagize umwanya wo kwenjoyinga umubebe we. Arambwira ati hungisha umwana kuko Herode arashaka kumwica. Bahita bafata utwangushye, uruhinja kurugendana mu muyaga, mu mbeho n'iki byose, hari mu bukonje, bahunga umwanzi. Hari igihe agakiza katuzira, hari igihe inkuru nziza zidusanga, twe tukayihunga, ikajya no mwita umwanzi wacu. Abanyamisiri bari abanzi b'Abayisiraheli, murabizi, ariko yahungiyeyo kandi baramwakira. Yezu yaje kugaruka nyuma. Ese twebwe Nyagasani aje dusanga bigenda biti? Ese ntitumuhunga? Ese ntidushaka kumwica? Tumwicisha iki rero twebwe? Tumwicisha icyaha. Yaje dusanga tumwicisha icyaha. Inshuti zanjye, tumwicisha icyaha. Tumuhakana gute? Tumuhakana mu cyaha. Yezu ikintu cyamuzanye mu buzima bwacu twabyumvise ngo ni uzaza aje gukiza ibyaha umuryango we. Tumuhe karibu mu muryango wacu. Turacyari muri periode ya Noel, tugerageze kuyimeditaho,
mu minsi mike cyane tuzatangira kumedita ku rupfu rwa Yezu, ariko tubanze twenjoyinge umubebe witwa Yezu, akana Yezu kaje gukora iki. Akabebe iyo kavutse muri famiye haba hari ibyishimo byinshi, abamusura babazana amakado, umubyeyi baba bamushagaye, ariko Bikira Mariya ntabwo yagize umwanya wo gushagarirwa. Yahise atangira umubabaro we n'umwana we, agakiza kahise gatangira sur place. Nawe rero nufata inzira y'agakiza nshuti yanjye, umenye ko uzahura n'intambara nyinshi. Ese uzabivamo kubera ko watewe? Uzabivamo cyangwa uzabikumamo? Uzumva amajwi menshi abigukuramo? Hari abantu benshi babidutanzemo bagiye babivamo, ariko hari nabo tuzi babikomeye kugeza ku ndunduro, kugeza mu rupfu. Ba Petero bahuye n'ingorane, barabahakana Yezu, bagira gute, kandi baragendanye nawe kuko turi abantu. Biriya byose Yezu yemeye ko bibaho kugira ngo nawe nibikubaho utazaryama hasi ngo urambarare. Umunsi byakubaye ntuzagira ubwoba ngo urambarare, uzongere wibuke inshuro Yezu yaguye mu nzira y'umusaraba inshuro 3, kandi ari Imana yashaka kutwereka ko hari umunsi uzagwa uri umunyantege nkeya, uri umuntu, ariko ikibi nukurambarara. Yezu yaraguye, agenda agwa haguruka, kandi cyiza yari afite n'abamuherekeje bamukunze bake bamukunze, kuko abenshi bari bamutaye, abenshi bari bavuze ngo nabambwe. Ariko Imana izaguha inshuti z'umumaro, inshuti ziguherekeza mu nzira y'agakiza, abagusubiza inyuma Yezu abagukize, abo bagukamura Nyagasana bigize hiri, abo bakubwira amakuru atari meza, bakubwira ati byihorere, Yesu abapitishe mbali, abatembereze kabisa, akuzanire wa wundi umwe muzima arahagije wo kuguherekeza mu nzira y'agakiza. Na Yezu yagize nyina, Yezu yagize Madalena, yagize Yohani, Yezu yagize wa mudamu Veronika waje kumuhanagura mu maso, ndetse Yezu amusigira ishusho ye mu gitambaro cye, ni naho uruhanga rutagatifu rwa Yezu rugaragarira. Abo bake barahagije bo kuguherekeza mu nzira kurusha cya kivunge kigusubiza inyuma, abo Nyagasana bacishe hiri. Rero nshuti yanjye, niwemera gukunda Yezu, uzamenye kuzahura n'ingorane muri iyo nzira, ariko ntibizakubuze. Wibuke ko nyuma y'ikamba ry'amahwa hari ikamba ry'ikuzo, hari ikamba ry'ibyishimo. Yezu nyuma yo kwakira ikamba ry'amahwa ari mujomba kubera twebwe, nyuma y'ibyo byose, nyuma y'iyo nzira y'umusaraba hambitswe iki? Ikamba ry'ikuzo. Bikira Mariya nyuma yo kwemera kugashinyaguro kose n'agahinda kose k'umwana we, aho yarambaye ikamba ry'umubabaro n'agahinda kenshi, hari aho tujya tuvuga ngo Mariya w'umunyamibabaro cyangwa Mariya wababaye, ariko ubu yambaye ikamba ry'umwamikazi w'isi n'ijuru, niwe wambaye inyenyeri 12 ku mutwe we, kuko yakiriye ukwemera, yakiriye ubushake bwa Nyagasani 100%, atavuga ibaze giye mbonye umwana wanjye barimo kumutuka narwana, nakwinjira muri icyo kivunge ndi kurwana. Ariko Bikira Mariya byose yarabirebaga agaceceka, kuko yarazi intego yazanye umwana we, bari babiziranyeho byose ngo yashinguraga mu mutima, yarabirebaga agashira mu mutima, agasuka amarira, ariko nta jambo rya Bikira Mariya yigeze avuga. Ntigeze avuga ati nimundekere umwana mwabigoryi mwe, nimumvire ku mwana ntacyo yabatwaye, nayo migati yose yabahaye, n'abana banyu bose yazuye, ibintu byo mumwituye. Oya, Bikira Mariya na Yezu bari mu nzira imwe yo gukiza mwene muntu. Niwe muntu wagombaga gutera kuraje Yezu. Iyo Bikira Mariya ananirwa ngo ati mwarange bivemo, aba bantu n'abagome, uri buki ibyo wabakoreye byose, Yezu yari gucika intege, nubwo yari yazanywe no kudukiza, yari gukomeza, ariko ntabwo yari kwishima. Yahisemo rero umukobwa w'isugi uzamufasha muri iyo nzira y'agakiza. Natwe duhitemo baduherekeza mu nzira y'agakiza. Haleluya. Yezu araryoshye, tumukunde n'umutima wacu wose. Yezu ahemba neza. Yezu nta muntu umwe wamukoreye ukorwa n'isoni, malgré ibigeragezo byose wanyuramo. N'ababipfiriyemo uyu munsi bicaye mu ijuru, hahandi batagipfa. Uyu munsi le 26 décembre ni umunsi twizihiza muri Église catholique, umunsi w'umutagatifu Stefano. Urupfu Stefano yapfuye turaruzi, barimo kumutera amabuye, we yireberaga iki? Yireberaga ukuntu agiye kwicara iruhande rwa Yezu aho ngaho. Ayo mabuye ntago yayumvaga. Natwe rero ayo mabuye dushobora guterwa cyangwa twaba twarateye abandi, ntituyarebe, turebe uwo turangamiye ninde? Ni Kristu. Tujye kumwicara iruhande, tumere nka cya gisambo ku musaraba, cyo cyabonye agakiza, akavuga ati ndi umunyabyaha, uyu muntu ararengana, ibyaha byanjye ngewe ndabyemeye ko uyu muntu ararengana. Yezu abonye ko umuntu amenetse umutima, yakiriye agakiza, asabye imbabazi. Yezu yamubwiye ngo iki? Mukanya tuba turi kumwe muri paradizo. Uwanze kwakira agakiza byamugendekeye gute? Yararimbutse. Agakiza rero niyo nzira yonyine y'ukuri n'ubugingo. Yezu yabisubiyemo ko yaje kudukiza ibyaha, kandi twibuke ko aho Yezu yanyuraga hose ibyo byaha nibyo bigoye kudukiza. Kuduhereza imigati n'amafi biramworoheye cyane. Ataranaza abantu barabiryaga, ataranaza ayo mazu bari bayatuyemo. Abase ntibatubwiye ko ari abakire, si abami b'abakire, ntibazanye zahabu na feza n'ibiki byose bari bafite, ariko badafite agakiza.
nidutunga agakiza ibindi tuzabyongererwa. Iby'isi ntibidutandukanye na Kristu. Nusaba Yezu amafaranga, niba yaraguhaye inzu ukabona bayiteje cyamunara, bati n'imisozi yose nagenze, n'amasengesho yose navuze, na za rozari zose uremeye inzu yanjye barayitwaye, nta kibazo, azi impamvu. Wenda warutwe mu nzu y'ibyumba 3 agiye kuguhereza etaje. Shitani niba yaragerageje Yezu akamujyana ati ibi byose ntunze n'ibyanjye, nundamya gusa ndabiguha. Betkile yarabizi neza ko ari kubwira Imana yaremye byose. Ariko ibiriya byose Yezu yemeye ko bibaho kuko yarazi ko Sekibi abidushukisha. Ni twebwe yabwiraga. Umunsi yaje akabashukisha ibi byose ngo mumuramye ntimuzabyemere. N'ubundi ni ibyanyu narabibahaye. Akoze umuntu kugushukisha ibintu byo mu nzu ya so. Sekibi adushukisha umutungo data yaduhaye. Yaratubwiye amaze kure madamu nawe bambwira ati ibi byose mbahaye isi n'ibirimo byose mu bitegeke. Sekibi aza kwivangamo gute? Yanabiduhaye Sekibi adahari. Yarakitwa Lucifer mu ijuru atarigumura. Ni ibyacu ntabidushukisha. Niba rero mu kanya gato wenda bikase hanga bikajya hanga, ibuka Yezu mbwe ati Yezu bya bindi wanyemereye se. Yezu arabizi ko yaguhaye abana, azi ko bagomba kurya, azi ko bagomba kwiga. Guma ku mavi. Sekibi ntagushukisha ibindi. Ntaza kubwira ati nibura umugore w'umupfakazi abana bagiye kwicwa n'inzara, ngwino hari ari kigabo ndi bukurangire kiri buguha amafaranga abana babige ujye mu busambanyi. Ntubyemere nshuti yanjye. Kubabara siko gupfa. Kubabara siko gupfa. Yezu yaremeye arababaragera hariya ageze igihe apfa arizura. Yazuraga abandi ariko we ntawamuzuye. Haleluya. Ntawamuzuye. Nta nubwo sinibaza ko Yezu yari no muri iriya mva. Buriya Yezu yari muri iriya mva? Simpamye. Freshere yazukanye ntabwo yari muri iriya mva. Yezu bamushyizemo bashyiraho iriya buye nyine babazi ko ari, kuko iyo urebye ukuntu basanze imva imeze, yari umuntu wibyukiye wigije yishuka, arabyuka buhoro asohoka mu cyumba muri dushe agiye gukomeza akazi ke. Yabyutse nta gihunga. Abandi yazuraga byasaba ko babanza kubakuraho iriya myenda, barabyuka ukabona bataye umutwe ntibaza aho bari, mu bagaburire mugire gute. Ariko Yezu basanze adahari. Yezu yari muri indi mission. Yezu yari yamanutse ikuzimu kujya gukora yebo Sekibi yatwaye. Yezu yari mu kazi. Ntago yigeze asinzira n'umunsi n'umwe. Ndora atangiye akazi akivuka, batangiye kumuhiga. Ariko abanyabwenge bagize bate? Baramumenye bakira agakiza. Natwe nituba abanyabwenge, nta bundi bwenge dukeneye ni ukumenya Imana. Bibiliya irimo ubuhanga bwose. Nushaka kumenya ubwenge bw'isi, soma Bibiliya. Bibiliya ikwigisha n'uburyo witwara mu minsi mikuru. Bibiliya ikwigisha uburyo urya, ikwigisha uburyo uvugana n'abakomeye, ikwigisha uburyo uvugana n'aboroheje, ikwigisha uburyo uhinga, uburyo. Mana yanjye, icyo Imana itaduhaye ni iki? Teknoloji yose iri muri iki gitabo gitagatifu yose. Inkuru nziza rero yakirwa nande? Yakirwa n'uciye bugufi. Guca bugufi niki? Ntago ari ugupfukama. Guca bugufi niki? Ni mu mutima, kumva ko ntacyo uzi, kumva ko icyo ukeneye ari ugukira gusa. Bati Nyagasani ndi kubirenge byawe nka Madalena, icyo nshaka ni imbabazi zawe, icyo nshaka ni urukundo rwawe. Madalena yarabisobanukiye, niyo mpamvu yamuherekeje kugeza ku musaraba. Arangije ni nawe wa mbere wageze kumva agiye kumusiga. Mu by'ukuri urebye ukuntu umubiri wa Yezu wari wabaye viande yashe, buriya yaragiye gusiga iki? Umubiri wacikaguritse kuriya uwushyize muri logique. Deja Yezu yapfuye abaye decompose, hageze mumva muri bya bisebe, wakagombye kwitekereza ko biri gutonda inyo, sibyo? Kuko deja yari afite ibisebe bitavuwe bizana infection. Ariko Madalena kuko yarazi umwami yakurikiye, yarazi umwami we, yabatse umva ngiye kumusiga azukane fresher, sibyo? Ese twebwe Yezu wacu umutima wacu buri yasanze harimo fresher. Mu kirugu cyacu cy'imbere yasanze harimo fresher, cyangwa yasanze hakirimo amatiku, yasanze hakirimo inzangano, yasanze hakirimo amaganya adashira, yasanze hakirimo bya bindi byose bimubuza kwenjoyinga ikirugu. Ntago rirarenga. Yezu atuvukira buri munsi, buri segonda aho umwemereye Yezu abavutse mu mutima wawe. Sohora. Niba hari umuntu wumva wanga, sohora. Niba hari umuntu wumva wananiwe kubabarira, sohora. Niba hari umuntu wumva utashoboye gusaba imbabazi, vuga ati Imana, buri kintu kizatuma uwemera gusaba imbabazi ugatsinda ikiburi cyawe, tekereza ati se ninanga kubikora isegonda ikurikiyeho nkapfa ndajyaye kubera ikiburi gusa, kandi aho ngiye ntago mfite amahirwe yo kugaruka ngo nze mbikore. Amahirwe ufite na kakanya, iyi segonda turi kuganiriraho niyo mahirwe yonyine ufite, tuyakoreshe. Sekibi kinadushukisha cyambere nuko twereka ko tugifite igihe, kandi igihe si iki, igihe ni icy'Imana. Imana niyige ni igihe, Sekibi nta gihe afite, yararangiye rwose. Dukoresha umunota dufite aka kanya muti Nyagasani
turi ku birenge byawe nka Madalena, tubabarire. Ndabona Yezu nyiri muwe hano na Yezu na Bikira Mariya nyina wa Jambo Prince rwose ro mutagatifu yamuvugiyemo muri uyu mutima. Aha, aya ni amaraso, aya ni amazi byavubutse mu mutima wa Yezu, cyagiye wa musirikara mutera icumu. Mwibaze ko Yezu yaramaze kwipfira, ariko n'umunyampuhwe no mu rupfu akiza wa wundi umuteye icumu. Natwe Yezu aradushaka dukize abatwanga, twiyunge n'abatwanga. Impuhwe za Nyagasani zitwigisha iki? Sibyo? Tumusange ku birenge nka Madalena, duhindukiye, tumwinginge. Twabonye ko abemeye agakiza abaciye bugufi, Roho Mutagatifu arabasanga akabigisha Yezu wari we, akabatoza Yezu wari we, ariko bacige bugufi mu mutima yacu. Nyagasani ntacyo nzi, ntacyo sobanukiwe, tumva ntakuzi. Kandi Yezu ntagakeneye teoloji nyinshi, Yezu ntagakeneye doktora nyinshi kumumenye. Uvuga uti Nyagasani ndi umuja wawe, ibyo uvuze bingirirwe, ndi umuja wawe mu mutima wanjye, karibu. Kuko ahagaze ku mutima wawe arimo arakomanga. Yezu ntago ajya yinjira by force. Yezu ngo ni gentleman yinjira bamuhaye karibu. Utamuhaye karibu Yezu ntago yinjira, aguma hanze arimo arakomanga, akingura umugeti. Nyagasani karibu, noneho ngwino ungenze uko ushaka. Amen. Kristu Yezu akuzwe. Donc hakabaho gusimburana, icyaha kikava mu muntu hanyuma Kristo agatura muri wowe. Yabivuze mu rurimi rw'igifaransa n'imbara ari kubihuza, aravuga ngo ni remise spirituelle. Link ndarayigwa sinzi nimba barayibonye. Aravuga ngo ni remise spirituelle, donc ari kugenda agaruka ku gakiza. Ni umupasiteri witwa Munezero, arimo aravuga ngo kuba ufasha abantu, kuba ufite umutima mwiza, kuba uri imfura, kuba uri inyangamugayo, kuba watendinga mu rusengero cyane, ntabwo biguhereza agakiza. Niko abigarutseho. Hanyuma arongera avuga ngo kuba ujya mu rusengero kenshi ugaterana kenshi, ntabwo ari byo bisobanuye ko ufite agakiza. Atanga urugero, aravuga ngo na shitani nta muntu ku isi, doko aravuga ngo nta muntu ushobora guterana ngo agere ku rwego rwa shitani. Ko shitani yatendinga aterana mu nsengero zose atanatumiwemo, ahubwo agaterana afite ibyo agiye kuza ku nyine kuvangavanga mu materaniro atandukanye, mu misa zitandukanye. Arimo aragaruka nyine arimo aratubwira ati nta muntu uterana kenshi na shitani. Donc yashakaga kubwira abantu ko guterana kenshi mu rusengero, kuririmba kenshi cyane, ntabwo ari byo bisobanura ko ufite agakiza. Kuba ufite agakiza ni ukuba ufite Yesu muri wowe. Umuntu utarakira Yesu n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ushobora kumusengera. Hanyuma aba Joshua bagakomeza tukaririmba izina rya Yesu. Nyagasani Yezu mwiza, duhora twakira ijambo ryawe kuko niryo funguro rya buri munsi, ariko ntago turisobanukirwa mwami wanjye. Ibitujagaraye mu mutwe ni byinshi, ibitubuza kukumva no kugutega amatwi ni byinshi mwami wanjye, ariko agakiza kaje kadusanga. Byose warabyitegereye, usanga turi mu kivunge mwami wanjye, usanga turajagaraye mu byaha ntituzi icyo gukora mwami wanjye. Waje udusanga ngo dukize ibyaha byacu. Mwami mwiza, turakwinginze ngo twohereze roho wawe wundi usobanura ibyakuzanye byose. Warabyivugiye ati ngiye kubohereza umufasha uzabasobanurira bya bindi byose nirirwaga nkora. Nyagasani Yezu, twohereze roho wawe. Warivugiye uti abavuga dawe sibo bazajya mu ijuru, sibo bazabona ijuru. Waravuze ati abavuga Yesu, abagendana Bibiliya buri munsi, hari igihe twibaza ko kuyigendana no kukuvuga ari byo byonyine bizatugeza mu ijuru. Oya, nitukumenye tukwakire, tureke kukuvuga ku munwa gusa, ahubwo dushoboze mwami wanjye ibyo tuvuga n'ibyo dukora bigendane nawe. Nyagasani Yesu, turagushaka amanywa n'ijoro, turacyagushaka. Ndakubwira nti genda gushaka nk'uwagutaye. Tugutuye aba bana bawe, hari abazi neza ko bagufite kandi batagufite, natwe turi mu mwami wanjye. Komeza utwiyereke bundi bushya, buri gitondo, buri segonda utwihishurire mwami wanjye. Roho Mutagatifu, ukora akazi ushinzwe, duhishurire Kristu uwo ari we mu buzima bwacu. Tugendane nawe, tuvugane nawe, dusangire nawe, turarane nawe, tubyukane nawe, ibintu byose tubikorane na Kristu. Rero umuvandimwe mwiza, wowe wumva ko utarakira agakiza, utarakira inkuru nziza y'umukiro mu muryango wawe, mu buzima bwawe, aka kanya ihereze Yesu Kristo. Mubwire ati Nyagasani Yesu,
ndashaka kugukunda. Icyo Yezu ashaka niyo nyota gusa, ndashaka kugukunda, ndashaka kugukurikira. Ndetse Yezu ashaka ko tumukunda tukamukundisha n'abandi. Atari ko simbisobanukiye umwami wawe, mubwira uti Nyagasani ndi Madarena ku birenge byawe, nyigisha uriwe, umpe kugukunda, umpe kugusobanukirwa, umpe no kugusobanurira abandi mwami wanjye. Icyo nshaka ni ukuzabona ijuru, icyo nshaka ni ukuzicarana nawe mu bwami bwawe, nk'uko wavuye mu bwami bwawe ukaza kwicarana nanjye ku isi, ukaza kubabarana nanjye ku isi. Nanjye nifuza kuzazana no kugusanga aho wagiye kugira ngo twicarane mu bwami bwawe. Mubwira umenetse umutima, musengana umutima utaryarya, mubwira ubishaka koko arakwiyereka. Yezu yanga umuntu umwinja, Yezu yanga indyarya. Mwinginge arabiguha kuko nicyo cyamuzanye, yaje azanywe no kugukiza ibyaha. Mwihumbye ati Nyagasani Yezu, ndagukunda, ndagushaka, niwe mwami wanjye, niwe mukiza wanjye. Kuva uyu munsi ngo haye ubuzima bwanjye ubugenge uko ushaka. Umere nka Bikira Mariya wavuze ati ndumuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bigirirweho. Umere nka Yosefu wabwirwaga mu nzozi, ibyo bamubwiye ntago yaburanaga, yahitaga ahaguruka agakora ugushaka kwa Nyagasani. Umere nk'aba bami b'abanyabwenge, abami b'abakire, ariko bakongeraho ko ari abanyabwenge. Ubwenge ni ubuhe se? Ni ukumenya Imana, ni ukwemera kwakira agakiza, ni ukumenya kugakurikirana. Baragakurikiranye mpaka Imana ibereka inyenyeri irabayobora mpaka kugakiza no hejuru. Natwe ubwenge dukeneye kumenya nuko kumenya agakiza. Nitumwakira mu buzima bwacu n'ukuri nta gihombo kirimo. Ibyo wahura nabyo byose muri iyo nzira, humura. Nyuma y'ikamba ry'umubabaro, nyuma y'ikamba ry'amahwa, hari ikamba ry'ibyishimo, hari ikamba ry'ikuzo. Humura nshuti yanjye, kurikira Yezu, mwiyereke, umwihe umuture n'abawe. Muri Matayo haravuga ati nuwakira agakiza wowe n'umuryango wawe murakira. Umuntu umwe arahagije kugira ngo akize ubwoko bwe. Estera yakiriye agakiza. Estera yarasenze afite ukwemera, akiza ubwoko bwose bwa Isiraheli. Amateka turayafite. Rero natwe nitumusange Yezu. Yezu rero nshuti nziza, ngwino papa, ngwino mu myanda yacu warabyemeye, ngwino mu mitima yacu nshuti nziza, ngwino mu bwonko bwacu, ngwino mu migenzereze yacu. Icyo dushaka ni wowe nshuti yanjye, ni wowe Sekibera duhiga amanywa nijoro. Ngwino tubumbatire, ngwino nshuti nziza mubyeyi Bikira Mariya. Nta kindi dusaba, uratubwira ati nimusenga ubutitsa, nimusenge nta buryari. Dufashe gusenga kuko ni wowe wamenye kwikiriza Nyagasani mu bushake bwe bwose. Dushoboze kwemera ubushake bwa Nyagasani. Tubisenze twizeye mu izina rya Kristu umwami wacu. Amen.